Mu buzima bwawe upfukamira iki? Upfukamira nde? Kuko twisaba mu Rwanda rw'abami iki cya 19 ku murongo wa 18 haragira hati ariko rero nzaba nsigaranye abantu 7,000 muri Isirayeli batapfukamiye Bali kandi ntibamusome. Kurikira ikiganiro. Uyu munsi tugiye kwibaza ku ngingo zigera muri ebyiri aho umuntu ashobora gupfukama. Ese upfukamira iki? Upfukamira nde? Nta wundi wo gupfukamirwa uretse Imana. Ese none wowe upfukamira nde? Ese upfukamira iki? Ntiwaba upfukamira ibigirwamana nk'uko uyu buhanuzi Uwiteka Imana yamubwiye. Ushobora kupfukamira ibigirwamana kandi bimwe ukanabisoma. Ariko se ab'iki gihe bapfukamira iki? Ushobora kubona umuntu apfukamye ngo apfukamira ikigirwamana, agapfukamira umugore cyangwa se umukobwa ushobora no kumuhemukira akamupfukamira. Ese ibi ngibi ni ugupfukama cyangwa se ni ukuramya? Ibi ni ukuramya ikigirwamana. Mu buzima abemerewe gupfukama cyangwa se bagapfukamirwa ni bande? Uwiteka niwe upfukamirwa wenyine, kuko ibindi byose ni ibigirwamana. Nanone ushobora gupfukama, urugero nk'umusirikare ari kumasha abasha gupfukama. Aha niho habiri umuntu abasha gupfukama, ahandi hose ni ugukora ibitemewe n'amategeko. Ese wowe wapfukamiye iki? Ntiwaba upfukamira ikigirwamana? Niba upfukama uterera ibyo wita ngivi, uri guterera umukobwa ashobora kuguhemukira. Si umwe si babiri. Hashize imyaka agahumbi n'agahumbagiza abagerageje kubigerageza babaca inyuma cyangwa se ugasanga batandukanye. Ese yapfukamiye ikigirwamana? Izo ni impamvu zimwe na zimwe zishobora gutuma muri iki gihe bishobora kurekwa, aho abantu basigaye bambika icyo bita impeta abo bakundanye batigeze bapfukama. Kuko gupfukama ni umwe mu muhango ugaragara abantu baramya Imana, abandi bari mu bikorwa byo kumasha mu gihe cy'urugamba. Ese ukomeje gupfukamira ikigirwamana? Reka da, ntugapfukamire ikigirwamana. N'Uwiteka arabivuga mu ijambo ry'Imana nk'uko twabitangije mu Rwanda rw'abami. Uwiteka ati ariko nzaba nsigaranye abantu 7,000 batarapfukamira Bali ndetse ntibamusome. Ese abo bantu ni bande? Ushobora gupfukamira Bali cyangwa se ukayisoma, ariko igihe kiragera ukaja ahagaragara cyangwa se ukabura agaciro. Upfukamira iki? Upfukamira nde? Hari abapfukama basaba imbabazi, ariko niba upfukamye ibuka ko usaba imbabazi Uwiteka gusa, kuko umuntu wamupfukamira ariko agahindukira nyuma akaba yanakurangiza cyangwa se akaba yakwita kuri kwa gusaba imbabazi kwawe akabitesha agaciro. Upfukamira nde? Upfukamira iki? Ita rero kugupfukamira Uwiteka wenyine, kuko niwe ugukwiriye kuramywa iteka. Ese upfukamira iki? Ikigirwamana cyangwa se upfukamira Uwiteka? Muri iki kiganiro upfukamira iki? Upfukamira nde? Nta wundi ukwiriye gupfukamira uretse Imana gusa, cyangwa se ugapfukama muri bya bikorwa nakubwiye haruguru hari icyo ugamije atari gupfukamira ikigirwamana. Ese ibigirwamana tugenda dupfukamira hirya no hino biriho kandi byamaze kwera, aho usanga abana b'abakobwa ndetse n'abahungu bafite iyo ntego yo gupfukama. Ese urapfukamira iki? Urapfukamira ikigirwamana. Icyo kigirwamana kitabasha kugukiza, kitabasha no kukumva, kitabasha kumva uburibwe bwawe, kibasha kuguhemukira iteka, kibasha kukwandagaza muramutse mugiranye utubazo runaka. Pfukamira Imana niyo igoreye gupfukamirwa yonyine. Nakagaruka turi kumwe, kurikira ibi biganiro.